Tubaha ikaze bakunzi ba Umurimbo TV turabasuje cyane tubifurije kugubwa neza aho muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye by'isi mu Rwanda mu mahanga ahantu hose muherereye mukamudukurikira umunsi ku wundi tubahaye karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ku bayisilamu bagenzi bacu bakunzi bacu rero mwese muri rusange tubifurije kugubwa neza mugire amahoro y'Imana mugire umugisha mu byanyu byose mu rushako ndetse no mu rubyaro ndetse no muri business zanyu cyangwa se mu kazi gasanzwe mukora kabatunze Imana igikomeza ibongereremo umugisha. Hanyuma nanjye rero ndabakunda mwese munkurikira umunsi ku wundi mugakurikira inama zacu kandi nanone mukatwereka ko ziba zabagiriye akamaro kugira ngo natwe mukomeze muduha courage. Tugiye kuganira rero uyu munsi muri za nsanganyamatsiko zacu nziza ziba zigamije kwibukiranya guhugura no kugirana inama ku byadufasha kugira ubuzima bwiza imibereho myiza ndetse n'imibanire myiza, aho tugiye kuganira ku guharikwa cyangwa se ku buharike. Aha tukaba tugiye kuganira ku bagabo barongora abagore barenze umwe. Ubwo nimvuga gutyo bihita byumvikana ko ari abayisilamu, ariko nanone reka nkosore ko ntabwo ari abayisilamu gusa barongora abagore benshi, kuko hanze aha hari n'abandi bagabo batari abayisilamu usanga afite umugore umwe w'isezerano ariko nanone akaba afite n'abandi mu ibanga barenze umwe cyangwa se benshi, bari mu nshingano ze, atunze, abyarana nabo, ararana nabo, nyine mu buryo bw'ibanga ariko bakaba bahari mu by'ukuri kandi ari abe yemera, usibye ko wenda baba batemewe mu mategeko ndetse no mu rusengero. Bitandukanye rero n'abayisilamu, abayisilamu bo ntabwo bari mu ibanga, babishyira ku mugaragaro iyo atari ubushurashuzi. Hari abantu usanga bitiranya kino kintu ngo abayisilamu bakunda abagore. Yes, abagabo muri rusange burya bakunda abagore. Iyo baba badakunda abagore nawe uyu munsi ntabwo wari kuba uri umugore w'uwo mugabo. Umugabo udakunda abagore aba ari ikiremba. Buriya wenda batandukana uburyo bagenda babakundaho. Hari inyangamugayo rwose ziba zemye avuga ati umugore umwe mu buzima bwanjye arampagije, ngomba gutuza nkatekana ndi kumwe nawe. Hari abandi rero yumva oya bitavamo pe, usibye yuko nyine atari byiza ariko nabo barahari ntacyo twanabihinduraho, usibye wenda yuko bagiye bumva inama buhoro buhoro hari uburyo bagenda bikarumamo cyangwa se bagenda bagabanya, cyangwa se n'iminsi ikagenda ibibafashamo uko bagenda bahura n'ubukene, imyaka ibajyana bakagira intege nkeya, ugasanga nicyo kintu cyonyine gishobora kubashobora. Ibyo rero byo kubajaginga ntabwo ari byo tugiye kwibandaho cyangwa se ari byo tugiye kuganiraho, ahubwo tugiye kuganira ku gice cy'abagore ari bo babandi baharikwa. Ni gute wakwitwara mu gihe ufite mukeba, ni gute wabanira neza mukeba wawe, ni gute wabanira neza umugabo wawe wamaze kuguharika ukabimenya. Kuguharika mu mbabarire dutandukanye bino bintu, guharikwa no gucibwa inyuma. Hari uburyo umugabo agenda akaguca inyuma, akagenda akajya gukora ubusambanyi ariko akaza gutaha cyangwa se akazataha. Kuguharika ni ugufata umwanzuro wo kurongora undi mugore mugenzi wawe, nawe nyine akaba mu nshingano z'uwo mugabo wawe, akaba amutunze, nibwo buharike. Naho biriya bindi byo kugenda akongera agataha, buriya ntabwo aba yaguharitse. Kuguharika nabisobanuye ibyo ari byo. Ubu buharike rero nibwo tugiye kuganiraho kandi turareba ku ngeri zitandukanye. Turareba kuri twebwe abayisilamu babyemerewe, hanyuma turebe no muri babandi nabo babikora rwihishwa mu ibanga, imyitwarire, kuko kino kintu kibangamira cyane cyane abagore pe. Abagabo baba bigaramiye kubera ko nibo baba ari bo ba nyirabayazana, sibyo? Nta kibazo baba bafite. Rimwe na rimwe hari igihe ahubwo usanga bari kubareba bitewe n'imyitwarire mwagize, hari igihe babareba bakajya babona nk'aho muri ibikinisho byabo. Aha rero tugiye kugirana inama cyangwa se tugiye guhugurana uburyo wakwitwara kuri mukeba. Wenda ndaza no kugenda mbabwira experience ahantu nagiye nyikura yatuma wenda mbasangiza ibingibi cyangwa se duhugurana kuri ibingibi. Hari uburyo wenda nkanjye mumbona gutya ariko ntabwo muba muzi vie prive y'umuntu cyangwa se muzi ubuzima bwe bw'ibanga uko buba bumeze, wenda umuntu atabasangije. You never know. Hari igihe nanjye ibyo bintu mba narabibayemo cyangwa se mba mbibamo, hanyuma bikaba rero binamfasha kuba nabaganiriza. Murabizi yuko
akenshi ngewe ibintu mbaganiriza buriya hari n'ibyo mba naragiye ncamo cyangwa se n'ibyo mba ndi no gucamo n'ubu ngubu mu buzima, ariko iyo mbonye ikintu nkikoze kikaba kingiriye akamaro mba numva nagisangiza na mugenzi wanjye kugira ngo nawe kimufashe, kuko muri ubu buzima nta hantu wavuga ngo ndava muri iki gihugu njya muri kiriya ngo aha ngaho niho haba ari heza cyane. Ngo aha ngo nta bibazo bihaba. Nta hantu ushobora gusanga ibintu byose biri ku murongo bikunejeje ijana ku ijana, kuko ntabwo umurengwe wacu Imana yawukira. Hanyuma rero bakunzi bacu, reka tutagiye kure tuganire badamu beza. Mu buzima buriya nkunda kuvuga ngo kuba umugore w'umunyabwenge. Kuba umugore w'umunyabwenge ntabwo ari ukuba warize amashuri menshi, ndavuga nyine aya siyanse, ufite za diporome nyinshi z'ibyiciro birenze. Oya, nabyo birimo biragufasha, birakunganira, ariko noneho kumenya ubwenge bwa kigore, ubwenge bwo kuba umugore mwiza, ni imyitwarire ugira, ni ukumenya gukontorora amarangamutima yawe, ni ukumenya gukaruma uburakari bwawe, ni ukumenya kwakira ibintu biremereye bikomeye, ni ukumenya kwitwararika, ni ugushobora kwibombarika, ni ugushobora guca bugufi, ikiruta byose ni ugushobora kwihangana. Iyo bavuze kwihangana nyine kwa kwihangana ujya wumva bavuga ko hari uburyo kera ngo ababyeyi bacu banyogokuru bose n'abanyogokuruza ngo bubakaga mu muco, ugasanga mu rugo ngo hari ibyo batumvikanyeho, bararwanya aho ngaho, barashwanye, baracagaguranye, ariko umushyitsi yakwinjira bakamwakira baseka nk'aho nta cyabaye. Ibi ngibi nimubyumva gutyo ntimwumve yuko nyine kwa kundi tujya tubitwara ngo bari baragowe, ngo bari baragize gute, ntitwumve yuko bari barapfuye urubozo. Oya, ahubwo twumve ko biriya bintu bashoboraga ari byo twe tubura, twe turabibura, ariyo mpamvu usigaye ubona ingo zacu zubakiye ku mucanga. Imiyaga yose iza igahita izirangiza ikazihitana. Ikibazo cya divorce cyabaye divorce, ubwicanyi hagati y'abashakanye ni ibibazo bikomeye, ariko icyo gihe nukuri amakuru neza uzasanga bitarabagaho. Aka kanya uraburana ngo abagore ngo ba kera ngo barakubitwaga, ariko uyu munsi hari kwicwa, noneho hari ugutemwa. Kera abagore ba kera bagiranaga ibibazo mu miryango n'abo bashakanye, hanyuma iyo byamurengaga yabaga afite uburenganzira bwo kwahukana akajya iwabo mu muryango, bakamwakira, bakamuganiriza, akaruhuka, akitekerezaho, akareba icyo ashaka kurusha ikindi, icy'akamaro kurusha ikindi, umugabo akaza kumucyura, hanyuma akongera umugore agataha akajya mu rugo rwe, umugabo yitekerejeho, umugore yitekerejeho, bose barongeye bafata akanya ko kuruhuka, bakongera bagasubira mu rugo, bakongera bagatangira bushyashya, ugasanga umuryango umeze neza. Wasangaga babyara abana bubaha, bafite ikinyabupfura. Sinzi wenda ibintu ndi kuvuga menya ahari ari njye wabibonye njyenyine, nimba atari njye wabibonye njyenyine please ndabasabye, habaye harimo abantu bakuru badukurikira, kandi ndabizi ko mutabura, muzaduha ibitekerezo muri commentaire bijyanye n'ibi bintu turi kuvuga. Bakunzi bacu rero, reka tugarukire hano, wenda turaza kongera kubisubiramo inyuma, twe gukomeza tujya mu bya kera n'iby'uyu munsi, usibye ko nabyo bifitanye isano n'amahugurwa y'uyu munsi tugiye kuvugaho. Nk'uko nabivuze, tugiye kuvuga ku byerekeranye nyine n'imibanire y'ubuharike cyangwa se y'abaharitswe. Aha ngaha nta kintu kibaho gikomera nko kubana n'ishyari.
ni gute rero uzabanira ishyari kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze? Ubwo nyine singiye guhakana guharikwa, waraharitswe cyangwa se hari n'igihe uzaharikwa. Ushobora kureba kino kiganiro utaraharikwa, hari igihe uzaharikwa. Ntabwo ari byiza, biravuna, Imana ibiturinde. Ariko niba rero waharitswe, umugabo wawe yahisemo mu bushake bwe bwose, ntiyanakubwiye n'impamvu, we yagize izo mbaraga zituma avuga ati umugore wanjye ndamufite, tubanye neza, nta bibazo bikomeye bihari, ariko ngiye kurongora undi mugore, mugire uwa kabiri cyangwa se uwa gatatu n'uwa kane, murabizi yuko nabyo bibaho. Niba deje icyo kintu yamaze kugikora, opsiyo ebyiri: hari ukumva ibyo bintu utabishobora ugahitamo kubisaba abo ngabo bandi, hari no kwemera ukavuga uti oke, umugabo wanjye n'ubundi sinamusiga, ntaho naba amusize, ndamukunda, ni umuryango wanjye, ni papa w'abana banjye, niyemeje kubana nawe muri byose, ngomba kuguma hamwe nkabana nawe. Wowe rero cyane cyane niwe tugiye kuganira. Uraza kubana gute n'umugore mugenzi wawe, ishyari ryawe, kugira ngo ukomeze ugire amahoro, wirinde guta ibara, wirinde gusara, wirinde kwiha amenyo ya rubanda cyangwa se kwicwa n'agahinda ubwawe. Natangiye mvuga ikintu cyitwa kwakira. Ndashaka kukugira inama yitwa ngo igihe cyose ubonye ikintu kikuremereye, kikuvunnye, kikugoye, kizajya gihora kigutera ibikomere cyangwa se kikuremerera, kikuvuna, kandi utahisemo kugihunga, ubwo ni igihe nyine wavuze uti nahamye hamwe. Ingingo ya mbere izagufasha mbere na mbere ni ukurwana urugamba rwo kwakira icyo kintu, kucyakira. Ukavuga uti niba se nabuze imbaraga zishobora kuntandukanya n'uyu mugabo, imbaraga mukundaho, ni gute ntagomba kwihanganira kumubanira neza? Kubanira umugabo wawe neza rero ufite undi mugore, ni ukwirinda kubangamira uwo mugore wundi yashatse cyangwa se abo bagore bandi yashatse. Kugira ngo ubishobore rero ni iki? Ni ukumenya agaciro kawe, kumenya value yawe nkawe ubwawe. Buriya umuntu niwe wiha agaciro, iyo akibujije nta wundi muntu uzaza kukaguha, never ever. Rero mugore mwiza, niba wamenye yuko umugabo wawe araguharika, afite umugore muri Tanzania, afite umugore Burayi, afite umugore muri Amerika, afite umugore aho ngaho umuturanye, afite umugore ku wundi musozi, urabimenye ko uwo mugore ahari. Ingingo ya mbere yonyine izakurengera ni ukumenya ubwenge. Kumenya ubwenge bw'umugore rero, kumenya ubwenge k'umugore rero ni ukwihangana, ni ukwakira, ni ukumenya agaciro kawe, value yawe, ni kumenya agaciro kawe, nyine urwego rwawe ko uri umuntu urenze. Ni ukuba ushoboye kuba intwari yawe, nyine kwibera intwari. Intwari rero nirwana urugamba ikarutsinda. Urugamba urwana rero ni uruhe? Ni ukurwana no gushobora ibintu abandi bibananira cyangwa se bibagora, wowe ukabishobora mu buryo bworoshye. Ukavuga uti niba nemeye kuguma hamwe ngo nubake, ngiye kubaka mu mahoro, hari abazaza kumpungabanyiriza amahoro, ariko ikintu cyiza kizagufasha cyane ni ukwirinda kureba iby'abandi, kureba uko abandi basa, kureba uko abandi bateye, kureba uko abandi bitwara, wowe ugacunganwa n'izamu ryawe wenyine, ukamenya ibyawe, ukarebana n'inshingano zawe ushinzwe kubahiriza muri urwo rugo, ukareba iby'akamaro, ukiga, ugasoma ibiganiro bitandukanye bivuga ku kubaka umuryango mwiza, ugasoma ibitabo by'abahanga bagiye basohora bavuga uburyo wakwitwara mu myubakire, ukareba ibiganiro nk'ibi ngibi tuba twateguye n'abandi batandukanye bagenda bategura bavuga ku myubakire y'imiryango, hanyuma akaba ari byo ureba ukagenda ukuramo utuntu tugufasha
kuruta uko wumva ibiganiro by'inshuti zawe, kumva abaturanyi bawe, kumva abo mu muryango wawe, kubera yuko nyine komanteri bagenda baguha akenshi zituma nawe ubwawe ufungura ururimi rwawe, warufungura kandi ubwo nujya kuvuga uzavuga ibijyanye, ni ukuri ntabwo uzashobora gupfukirana ibintu biguteye agahinda, ibintu wumva bigukomereye, bizaba ngombwa yuko ubisohora ubibwira abandi. Nubisohora rero ukabibwira abandi, hari ibindi bizakuzaho, ibyo ngibyo byose bizatuma wangirika cyangwa se wanangirikirwa n'urugendo rwawe cyangwa se n'umwanzuro wawe wo kwiyubakira urugo. Mwa bantu mwe nongere mbisubiremo, ishyari ni ishyano niko bavuga mu kinyarwanda, kandi nanone nyine buriya mujya mubibona n'ahantu hatandukanye yuko ishyari ntabwo ryoroshye, ariko menya kuri misiyo. Niba uri kuri misiyo rero ukavuga uti Imana yampaye misiyo y'uko ngomba kubanira n'umugabo wanjye neza, tugakora umuryango mwiza, abana twabyaranye tukabarera neza, ubwo ugomba kuba intwari yo kugira ngo uzasoze urwo rugamba cyangwa se iyo mission wahawe na Nyagasani mu buryo bwiza, ukitwararika, ukirinda inyuro, ukirinda umujinya, ukirinda amagambo nyine, gufungura ururimi rwawe, akanwa kawe, kubera ko nyine abagore turivugira kandi tuvuga byose. Iyo ubabaye rero nta kindi kintu uri busohore, uraza gusohora amaganya, usohora agahinda, usohore akababaro kose ufite mu magambo urimo kuvuga. Nubikora rero ikintu biri buze kugukorera, kukubyarira, biraza kukugaragaza nk'umuntu w'umuswa, nk'umuntu udafite ubwenge, nk'umuntu uciriritse, ya value turi kuvuga yawe iburirwe irengero. Rero be strong, ntabwo ari ibintu biba byoroshye, ndakubwiza ukuri. Reka mbabwire ikintu, usibye ko namwe mukizi. Mujya mubona yuko abagabo agira gutya agashaka umugore, akazamuharika umugore wa mbere, wa kabiri, wa gatatu, hari n'abageza kuri abo 4 cyangwa bakanabarenza, ariko uko iminsi ihita ugasasanga wa mugabo ahanini amahirwe menshi yo gusigarana umugore, birangira asigaranye wa wundi mukuru. Impamvu ni uko uriya mugore wemeye kuza kuba mukeba w'umugore, donc aje kurongorwa n'umugabo asanzwe abizi yuko uwo mugabo afite umugore, uriya akenshi ntabwo aba afite gahunda nziza 100% nk'iyo wa wundi wa mbere wanemeye guharikwa aba afite. Uriya wa mbere aba ari umuntu nyine uri aho ngaho, washatse mu buryo buri naturere, ashaka kubaka umuryango. Uwa kabiri hari igihe aza kubera guhangana, akaza nyine yikurikiriye, wenda afite ibindi bintu byamuzanye, akemera kuba umugore wa kabiri cyangwa se n'uwa gatatu, byose birashoboka. Akaba yaza avuga ati ngewe hari ukuba ashaka imitungo cyangwa se kwiberaho neza cyangwa aderese, hari no kuba nanone afite n'intego yo kuvuga ati ngewe ndi ikizungerezi ndarenze, ndashaka kwemeza nkavanamo uriya wa mbere, ariko akaza agasanga ibyo yagerageza byose ntabwo biri gukunda, hakaza n'undi gutyo nyine, biterwa n'intego yamuzanye. Abenshi birangira bipfuye, wa mugabo akazashiduka asigaranye wa mugore umwe mukuru. Akenshi ntabwo navuga ko ari ibya buri gihe, ariko impamvu nta yindi rero, ni ukubera ko uyu mugore mukuru ikintu cya mbere aba afite kwihangana. Niba uri n'umugore mutoya, menya ko umugore mukuru buriya ugomba kumwubaha. Ni nabwo twebwe no mu idini yacu turabitegetswe. Iyo umugabo mwiza, ubu ni umugabo mwiza ukunda Imana, wa wundi nyine wubaha sheriya y'idini, iyo arongoye undi mugore aramuganiriza, akamukomfeka neza, akamwereka ko amurongoye nyine mu buryo bwemewe n'amategeko y'idini, hanyuma akanamuganiriza mu kumuganiriza pole pole muri hikima, akamubwira ati rero mugore wanjye, urabona ko usanze nari mfite undi mugore, ndagusabye niba unkunda uzanyubahire umugore uriya, umufate nk'umuvandimwe, umufate nka mukuru wawe, uzamwubahe, ni ukuri ubwo nibwo uzaba unyeretse urukundo. Kandi koko nibyo, nibyo, kuko niba utajuje guhangana, utekereza ko uriya muntu yiyumva gute
igihe nyine waje kumutwarira umugabo, igihe nyine like ubaye nk'umuntu umutwarira umugabo, wishyize mu mwanya we se wumva basi ibyo yashoboye we wabishobora? Ibi ndi kubivuga kubera yuko hari abandi batagira ikinyabupfura, usanga nyine bazana ibintu ngo gupirikishanya ngo Imana sinzi ibintu Imana izagukorera wa mugore we. Niba ubizi neza yuko ugiye kurongorwa n'umugabo ufite umugore, ubaha uwo mugore, bizatuma umugabo agukunda, kuko buriya abagabo ukuntu bateye, ashobora kuza akakureshya akakwereka ko yagukunze, ariko buriya ntabwo aba agukunda cyane kurenza uko akunda umugore we. Aba afite ikintu runaka amukundira cyatumye nyine bagumana, akavuga ati ngiye kurongora undi ariko uyu mugore wanjye aguma aha ngaha. Kiba gihari kibanga wowe utazi, baziragiyeho cyangwa se wenda batanaziranyeho ariko we ubwe azi neza, kandi rimwe na rimwe usanga kinakomeye cyane kurenza ibyo wowe yagukurikiyeho cyangwa se byamukuruye kuri wowe. Usanga icyo kintu kiba ari ingenzi cyane. Niyo mpamvu rero uba ukwiye kwitonda. Buriya abagabo ku bagore babo bakuru, ndakubwiza ukuri, bameze nk'ababyeyi ku bana. Urumva umubyeyi, umwana we yakora amakosa akamwihanira rwose, akaba yanamubabaza mu bigaragara, ariko iyo undi muntu amukoreye ku mwana ngo ari kumuhana, we nyine muri we yumva bitakagombye, yumva nyine atari kubikora, yumva ari kumubabariza umwana, nuko abyumva. N'abagabo rero baba bafite abagore babo bakuru bakunze, hakaba impamvu wenda zituma yanamucitinga cyangwa se akamuca inyuma. Iyo ukoze ikintu kibi kuri wa mugore we mukuru, kiramukomeretsa, ntabwo mubizi ariko niko kuri. Iyo batari babandi nyine bibihomora cyangwa se bamwe bariye uburozi, iyo ataburiye akaba agiye avuga ati Mana nakundi nyine uyu nguyu hari uburyo yankuruyemo, yani bya bintu bitandukanye bajya bakurikirana, ntago najya kubirondora aha ngaha, ndabizi yego bimwe na bimwe ibyinshi, ariko nanone iyo atarozwe cyangwa se ngo abasanzwe ari ikihomora, ari umusinzi, hari abantu nyine uburaya buba bwarukamye ku buryo yabaye nk'ikigoryi, ariko akenshi bariya baba bafite amajini, baba bafite nyine imyuka mibi bakoresha biriya bintu. Uwo nguwo we ushobora no kumutukira umugore, apfa kuba ashaka gusa wowe ibyo wakora byose, ariko bano bagabo bandi babaza ubwenge usanga yahisemo gucitinga umugore we kubw'impamvu nyine nk'uko turi kuvuga. Atansiyo, iyo umutukiye umugore cyangwa ukamuvuga nabi bishobora gutuma ahita ananakwanga cyane. Rero aha ndagira ngo nkubwire ngo niba uri umugore ukaba wemeye ko uharikwa, ubwo wamaze kwemera yuko ugomba gukomeza uwo muryango, ukomeze mu buryo bwiza, n'ubundi bizarangira umugabo wawe ari wowe umutsindiye. Kubaha umugabo wawe ni ukubaha urugo rwe rundi, ni ukubaha umuryango we wundi, ndetse byaba byiza kurushaho uri umuntu uzi ubwenge, uwo muryango wigira nk'aho utazi kunahaba rwose pe, kugira ngo wimerere neza, wigirire amahoro, nawe ukubaka uwawe, ukarebana n'uwawe ukawitaho, uwo wundi ukabihorera, yazageza akakubwira ngo wumve ko bari aho ni amahoro. Nzi neza cyane yuko atari ubunyantege nke cyangwa se atari ubugwari. Ukuntu nteye, ahantu hari umwanzi wanjye cyangwa se hari umuntu urimo kunyiyenzaho, ndahahunga. Ndinze ngana gutya, ntararwana n'umugore, ntaratukana n'umugore ngo turi gupfa umugabo, se nkubwire gute, nta n'umuntu uwo ari we wese ndahagarana ngo mvugane nawe ngo dutongane ngo turimo gushwana ngo dupfa umugabo. Ndaguhunga kubera yuko nyine ntabwo mba nkeneye umuntu untesha agaciro kanjye, ndakazi kandi nzi ko ari njyenyine ugomba kukarinda no kukabungabunga. Iyi si duhuriraho na byinshi, ushobora kwishakira umugabo mwakundanye, ariko hakaza undi ushaka kukubangamira utumwe maybe na sheyitani,
hakaza undi ushaka kukubangamira bitewe n'ibyo ashaka kuri uwo mugabo wawe, hakaza undi like hari n'igihe ushobora no gushaka n'uwo mugabo yewe n'abo bagore aba afite cyangwa se yarabagize utanabizi, ibyo byose ni ibintu duhurira nabyo kuri ino si, ariko wowe uruhare rwawe ni rwo rw'ingenzi. Ndagira ngo nkubwire ko njyewe Sauda unanambwiye ngo urashaka kunkubita, ni ukuri kw'Imana nubwo naba nkurusha imbaraga mbona ko nagukubita, nakwiruka nkaguhunga, ni uko nguko mbaho. Nta nubwo wenda ndageza ahantu naba ndi kumwe n'umuntu akambwira ngo ndashaka kugukubita, alhamdulillah ndanabishimira Imana, ariko uko mbyemera unanabimbwiye nakwiruka nkaguhunga. Imbaraga nagakoresheje ndwana nawe nazikoresha niruka nguhunga, kugira ngo nkomeze ndengere agaciro kanjye, kuko nyine iyo gatakaye ntikagaruka. Ntabwo mba nshaka nyine umuntu ushobora kugira gute kunsuzugura, kandi iyo nguhunze umfata nk'umuntu utagira imbaraga, ariko birashira. Ariko iyo narwanye nawe n'abandi batari kuba ngombwa ngo bamenye aho ubwenge bwanjye bugarukira babizamo. Rero ntabwo mbabwira akandi kantu, niba ufite mukeba wakakubangamira, umugabo wawe ugomba kumwereka ko ibyo bintu bihari mu buryo butameze nko kumuregera, ahubwo bimeze nka warning, ukamubwira uti muri make ubuzima bwanjye nibura ujya ubutekereza ko ari ubw'agaciro, nibura niba ubitekereza wamfasha ukandinda, kuko umugabo aba afite ubushobozi bwo kugenda, yaba ari ukugenda akaganira n'abo bantu be bashaka kukuhungabanyiriza umutekano, yaba ari ugufata iyindi myanzuro yo kukurinda kugira ngo abo bantu batakomeza nyine kukubuza umutekano cyangwa kuguhohotera. Mu by'ukuri we ubwo bushobozi aba bufite. Ubimubwira rimwe, ukabimubwira kabiri, kandi nabwo mu bihe bitandukanye bihana intera cyane. Inshuro ya gatatu ntuzigere uyirenza, please ndagusabye, ntuzayirenze. Noneho ahubwo wowe nubona bimaze kuba too much, uzakoresha ubwonko Imana yaguhaye. Buriya abagore Imana yabahaye ubwenge, ikibazo ni uko hari igihe tugira uburakari ubwenge bukagenda. Inshuti zanjye, niba ufite mukeba wawe uzirinde kumurakarira, kuko iyo ufashe urugamba rwo kurakarira mukeba wawe, ubwenge bwawe burahungabana bukagenda, noneho ukagenda ugata agaciro. Ikintu cya mbere wirinda ni ukumurakarira pe. Nunarakara gatoya ujye uhita wigarura vuba vuba, uvuge ngo nari nkoze ikintu cy'ubugoryi, ugaruke vuba vuba, kuko kumurakarira kwawe ukabyimba roho bizakwangiriza ibintu byinshi, bizangiza umutima wawe, byangiza amarangamutima, byangize n'ubwenge bwawe. Ubwenge wakagombye gukoresha ibindi bintu by'akamaro, bigufitiye akamaro, bigutunze, bikubeshaho, bituma ukomeza kugaragara neza mu bandi. Uburakari rero bukwangiriza ubwenge, ugashiduka wataye ibara imbere ya mukeba. Ntabwo ari byo. Nanjye rero mu bintu bya mbere na mbere byagiye bimfasha mu buzima ni ukwirinda uburakari bukabije, kandi kwirinda uburakari bukabije birashoboka, ntabwo wabyumva. Mu buzima ntabwo tubayeho ngo twumve yuko abagabo ari bo badufitiye akamaro gusa muri iyi si. Aka kanya nshobora kuba mvuga ngo nimba mbaye ku isi, ni ikindi kintu cyashobora kunezeza mu buzima, ni iki nakora? Nimba hari ikintu cya mbere kinezeza, ni nko gukora akabizinesi kawe ukabona kabaye successful, ukabona nyine kararaninze, karakuze, karakomeye, ukabona uri kubasha kubona inyungu y'ikintu wiremeye ubwawe, cyangwa se wihangiye ubwawe, cyangwa se ukoresha imbaraga zawe. Iyo bimeze gutyo rero biba bikwereka ko ubuzima bwawe bushobora gukomera, bugakomeza, bukaba bwiza. Noneho ukagenda ugira imipango, ukagenda ugira intego, ukavuga uti okay, ubu noneho nari nashinze akabotike, ni urugero, cyangwa se nari natangiye kwicururiza izi mboga, cyangwa nari natangiye kwicururiza izi mbuto, urugero,
cyangwa se nkora nkorera iyi kampani runaka bampembye mbasha gusevinga none utu dufaranga ndabona ko mu cyerekezo kiri imbere mu mwaka utaha nzaba niguriye akamodoka kanjye nitwara mu ifaranga ryawe. Ibyo ngibyo bigufatira ibitekerezo kandi bigatuma ugira n'amarangamutima meza, nyine ugatekereza neza, ubwonko bwawe bugakura, nyine bukaba nyine bugira intego mu byerekeranye n'imibereho y'ubuzima, bituma ubwonko bwawe bwoga, nyine bukaba butarimo imyanda ituma budakora neza. Iyo utagiye rero gukora neza, abantu bose bakwanga, abantu bose bashaka guhangana nawe, abantu bose bashaka kukubabaza, basubira inyuma kubera ko babona ntaho bazagufatira. Ariko iyo ushaka kubaha umwanya neza, ni ukubarakarira. Umuntu rero yishaka kukwangiriza ibyawe, nurangiza nawe umwemerera, umuha ayo mahirwe. Please, ndabasabye pe, dufite imitima inoroshye cyane, birakurenga agahinda kakakurenga, umutima ukakurya, ariko ibuka ko nakubwiye ano magambo kandi nubyumva bizakugirira akamaro, ndakubwiza ukuri. Genda ujye ahantu hiherereye, urire pe, urire agahinda kose ufite uturi kurire, unibuke, ugende wibuka n'ibindi byose urire, utekereze no kuri ejo byose urire, ahantu hose amarira yawe uyarire, ariko utayaririra umwana w'umuntu. Umwana wawe wabyaye niwe muntu wenyine ushobora kuba yabona ayo marira yawe, ariko nawe iyo uyamweretse uba umushyize mu kibazo cyo kugira ngo ahangayike, atangire kumva ko ibintu bimeze nabi, umutakariza icyizere cyo kwikurira neza. Ibyo rero urabyihorera, urabyirinda, ukagenda ukaririra ahantu hawe wenyine. Imana yawe niyo ibona ayo marira noneho, kandi niyo ifite icyo iyakoraho. Hari ahantu nigeze kugera ndarira nkajya nsenga nkarira, aho kugira ngo nsenge nkashiduka nibagiwe n'ibyo nagombaga kuvuga mu isengesho, ahubwo amarira akaba ariyo yantanze imbere. Ariko murumva yuko ni ukuri pe, sinababeshya, nariraga njyenyine, cyane cyane mu ijoro, nkarira nkarira mpaka twiso twagenda tw'udushinwa tukagenda tugashiraho. No kuba yagira ngo yarabaye amashinwa bikabije, kera nkiri muto, nzashyira agafoto murebe, kera nkiri muto yari manini, ariko hari aho nageze ndarira, nkajya ndira cyane. Ariko amahirwe nagize kubera yuko nabaye imfubyi nkiri muto, menya yuko kuririra umuntu, amarira yawe nta gaciro aba afite imbere y'undi muntu. N'umugabo wanjye najyaga muririra, ariko naje kugenda nkura mbona ko atari ngombwa. Ndetse n'icyo gihe ntabwo namuririraga bikabije, kuko hari igihe namuririraga ahubwo nkabona nibwo mpuye n'ibibazo nari niteze ibisubizo, kubera ko abone yuko nyine mbabaye, angirira impuhwe, nza gushiduka rero mbona ari ibintu by'ibibazo byigendera. Ndangije ntangira kuzajya mvuga ndarira njyenyine, nkarira, yewe naba numva kuko amarira yanjye aba hafi, nk'uko no guseka kwanjye biba hafi, byose ni kimwe. Ariko ngiye kurira imbere y'undi muntu, ngomba kujya ahantu atareba, ngomba kwihangana nkamera nka kwa kundi uba wumva inkari zigiye kuza, ariko ukibuka kuri mu muhanda ukazifunga kugeza ugeze ahantu zigomba gusohokera. Yes, nibyo byiza rero, kubera ko biragufasha, bituma abantu batabona ubuwazanga bwawe, nimba ari uko navuga, kuko twese twifitemo icyo gice cy'ubuwazanga, cy'intege nke, cy'ubugore bwuzuye, ntutume rero mukeba wawe akubona mu buwazanga. Ndagusabye, wijya kurwana na mukeba, witukana nawe, wisubizanya nawe, please, ndagusabye. Mukeba ashobora kukoherereza message y'akasamutwe, wimusubiza, mwihorere, yireba uyihorere, uhita uyidiritinga muri telefone yawe, kugira ngo n'ejo utazanayireba ngo urayibitse, ngo wibuke ngo amagambo yagiye akubwira by'iki. Wibika umwanda, siba. Muhure mu muhanda, nagusuhuza umwikiriza useka, wihitire, wigendere, ntimuba muzahura buri munsi. Natagusuhuza umwihorere, wikomereze, urebe nk'umuntu utanamubonye, nyine nkaho utigeze umubona no mu bantu bahise aho ngaho. It's okay. Nashaka kukwereka ko yakubyimbiye, umwima amaso, umwirengagiza, urebe hirya,
ibyo bintu by'umuntu wakurakariye ntiwanabibonye. Injiji usanga nyine akwereke ko yambaye neza, ateye neza. Reka nkubwire, umugore w'injiji yirata ubwiza, ubwiza nyine urembo, isura, akwereke ko ateye neza, atigise ikibuno imbere yawe. Sheri, injiji yo ihora irebera ubwiza ku isura, akumva yuko abagabo bari mubone cyangwa se umugabo wanyu ari bumukundire kuko afite ikibuno kinini. Sheri, wowe ikintu cya mbere ugomba gucunganwa nacyo, ubwenge bw'umugore bwa mbere ni ugucunganwa n'umutima, imyitwarire, imico, icyo kintu ugomba kubaka cyiza. Disipurine nicyo kintu ugomba kubaka cyiza. Hanze aha hari abagore badafite amasura ashimishije, bubatse ingo zikomeye. Hari abagore batari rwose ureba ukavuga uti nkuriya bamukundiye iki, ariko ugasanga arakunzwe rwose pe. Hari akaririmbo ka Diamond yavuze ngo wa mugani ngo isura ye itari nziza ibarebaho iki? Ese imiterere ye yo itari myiza ibarebaho iki? Ibyo ko biba ari ibyanjye. Mfite ibindi bintu by'agaciro umuntu nkunda afite kurenza ibyo mwe murebesha amaso. Isura nziza, shepu nziza ntabwo ari byo byubaka, hubaka umugore uzi ubwenge, uzi icyo ashaka. Niba ufite mukeba wawe bikaba ngombwa yuko abana bo barere neza, ubiteho. Kuko iyo wamaze kwakira, kwa kundi natangiye mbabwira, iyo wamaze kwakira nta kintu kiba kikikuvuna, nta kintu kiba kikugora. Ikintu cya mbere uba ugomba gucunganwa nacyo nk'umuntu uzi ubwenge ni ukwera imbuto. Ziriya mbuto ntabwo zibora. Iyo rero ureze abana, yaba ari ababakeba bawe, yaba ari n'abandi uhuye n'amahirwe yo kurera, nyine ubwo ngubwo biba bibaye yuko Imana ariyo yabyemeye, yabishyize mu igeno ryawe, ukabikora neza, abana nyine barakura. Irinde mbese ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ubahuza n'ibibazo mufite. Iyo bamaze gukura, icyiza ni uko ubwenge bwabo burakura, bakamenya ukuri, bagashishoza. Hari umumama w'inshuti yanjye rero, uyu mumama w'inshuti yanjye yahuye n'ibigeragezo byo kurera abana ba bake babi. Arihangana, afunga umutima, barera neza, bakamugerageza, kubera babaga bafite ba nyina batuye hafi aho ngaho. Murabizi abantu b'i Burundi bagira utwo tuntu nyine simbizi, bakajya bamukubitisha abo bana nyine, bakajya kwa ba nyina bakabashyiramo politiki, bakabwira turiya ni mukaso arabanga, nazajya urabona nka kwa kundi umwana wawe yakosa, n'undi wese, umwana wese ukiri muto yarakosa, kugira ngo umukosore cyangwa se umuhane, wagira n'ikintu umukore icyo ari cyo cyose bikafatwa nk'aho umwanga kuko uri mukase. Abana bakamuteza umugabo we rimwe na rimwe akanamukubita cyangwa akanamutonganya. Abaho muri ubwo buzima arihangana kuko ko yari yaribyariye nawe utwana twe tw'indahekana, aravuga ati reka nerere utwana nanjye ndebe yuko ubuzima bukomeza. Hanyuma icyo nshaka kubabwira yuko iyo uweze imbuto utaba weze ibintu nyine bitari iby'agaciro, wenda ariko navuga, abo bana baje gukura bajya mu bihugu by'i Burayi. Ubu tuvugana ntabwo yari yarigeze amenya agaciro cyangwa se uko bariya abana bamufata, kugeza ubwo bamukuye, navuga gukize, bamubwira ati abana be nyine bakiri mu mashuri bishyurirwa n'abo bana ishuri, kandi mu buryo ba nyina bo batazi, bakabimenyana n'uyu mumama wabo, uyu step maza wabo wabareze. Kandi noneho wumve akarusho, ni n'abahungu, si kwa kundi wenda uvuga ngo umukobwa wenda nawe yaragiye arashaka ahura n'ibibazo atangira kumva agaciro kawe. Ni abahungu, baracyari n'abasore ntibaranashaka, ariko bamenya ko bagomba kohereza amafaranga y'ibyo y'ibyo guhaha mu rugo, bakohereza school fees z'abo bandi bana biga muri za segonderi. Mana nyine
wowe niwera imbuto nziza uzamenye yuko uzasarura imbuto nziza, icyo ubibye nicyo usarura. Ntuzakoreshwe n'umujinya ngo kubera ko kuko ari nyine umugabo, rega mwese mwamubonye mukuze, mwese mwahuye mukuze, uwo mugabo ugusiga akagenda akaguharika, n'uwo nguwo nawe akamuharika kugeza mubaye abagore bane. Urumva ko uyu mugabo ntabwo mugomba kumwereka cyangwa se kumurangirizaho intege zanyu nkeya gusa burundu, kubera ko uyu mugabo arikunda cyane. Umugabo we arikunda cyane, we aba arebana n'inyungu ze. Kuba abitaho akabahahira, akabaha ibyo mukeneye mu bijyanye n'ubushobozi bwe, ntabwo ari impuhwe abafitiye, no, ahubwo ni inyungu ze. Afite icyo abakuraho, afite nyine icyo mumumariye. Mwikwiyibagirwa rero namwe ngo mujye gutakaza ibara, mutakaza agaciro kanyu, mwiyandagaze. Oya, banira neza umuntu igihe wemeye yuko ugomba kuba mukeba w'umuntu, babanire neza, bakugerageze, wihangane, ibyo bigeragezo bigera aho bigashira, bikarangira, bakajya bakubona ahubwo bakagutinya, bakanakubaha, bakavuga ati uriya ntabaho, uriya ni umuntu udasanzwe, bakakubaha. Nshuti yanjye, hari abandi baranananirwa bakavamo bakigendera, ugasigara aho ngaho ukaba mama w'umuryango, ukarera abana, ukarera n'umuryango muri rusange, ubuzima bugakomeza. Ejo n'ejo bundi nawe abantu bakazaba bagufatiraho icyitegererezo nyine cy'umuntu mwiza. Rega kuba umuntu mwiza ntabwo ari ukuba ubayeho mu buzima bwiza gusa. Kuba umuntu mwiza nyine uhura n'ibibazo, ukanavunika, ukanahangayika, ariko nanone bigira umusaruro. Rero twebwe turi abayisilamu by'umwihariko, kandi ubuyisilamu ubundi ni imico myiza. N'intumwa y'Imana, umwarimu wacu, barayibajije abasangirangendo bayo bati idini ni iki? Intumwa y'Imana ibasubiza ko idini ari imico myiza. Mureke rero tube mu bantu bagira imico myiza, turangwe no kwihangana, kubera ko na Allah abana n'abihangana, ubundi ahasigaye kwihangana bigatera kunesha. N'ubwo buryo rero wabanamo na mukeba, kumwihanganira, kumenya agaciro kawe, kwirinda kwiyandagaza ngo urashaka guhangana nawe, kubera yuko ntabwo wahangana n'umwana w'umuntu. Ntabwo ari byiza iyo ushatse guhangana, hari igihe ubikomerekeramo cyangwa se ugahuriramo no gusuzugurwa gukabije kandi bitari ngombwa. Reka mbashimire rero mwese muzakurikira kino kiganiro, zino mpuguro mukagira icyo mukuramo. Naho ubutaha, bye.